shani ndika nkubwira byanshanze nataye umutwe nashyushye umutwe ndi gutekereza ikintu twakorera umukobwa ariko n'ubu ngubu n'ukuri kw'Imana nta kibuzo. Mbowe tuzi ushyira umutima hamwe. Tina turamufite gutya nta hantu afite ho kuducikira, tuzamushongesha gake gake gahoro gahoro. Weho se Nino buriya mama ni gute yamufasha agafata urwana rw'urutoragura utamenya ahantu ruvanye atoraguye ahantu akaza akarutwandikishaho, none izi saha rukaba rufite uruhare neza 100% ku mitungo yacu. Uziko tuzagabana tukaringaniza twebwe na ririya shyano. ko Tina bamuzanye hano ari umwana, kandi ibintu mama yakoze byari byo nta yandi mahitamo yari afite. Wibuke ko noza Tina batari kumwandika ku kigo adafite ababyeyi, mama rero yahisemo kumwiyandikaho. Shani ntabwo ndi kubyumvisha pe. Cyangwa se uriya mukobwa hari ijambo yabwiye mama nyine akaba ari ibanga yamuhishuriye rikamutera kuraje yo kugira yo kumwiyandikishaho. Ariko Nora, ubu ibintu birasobanutse. Menye impamvu Tina atagomba kuva muri uru rugo ko turamukeneye. Ngo tugize gute? Dukenera Tina? Gomana yanjye. Ariko Nora, hari ibintu wowe utari kumva neza. Tina wibuke ko ari umwana muri uru rugo kandi afite uruhare ku mitungo yacu, ahubwo twazashaka icyo tumukorera mu nyuma. Ya niki se kindi twamukorera usibye kumucisha ahubwo numva uri kubicisha kure udashaka kubivuga. Wumva ibyo bintu byashoboka? Erega Nora, turi beza mu kuvuga ariko ntituri beza mu gukora. Ubona twakica umuntu? Kwase mwana wa mama. None se buriya ingwe ntabwo yarize gufata ku gikano, ahubwo yarabyigishijwe, sibyo? So ubwo natwe tuzabyiga nk'abandi bose. Ndumva ariko ushaka ko imyaka y'ubuzima bwacu tuyimara muri gereza. Umva ibyo ngibyo bindekere, sibyo? Suko nzabigenza cyane ko no muri karitsiye nta muntu uziko Tina tumwanga. Kakanya bibagiwe Pesi ubwo nawe niyumva ashaka kuza mu gakino azamukurikira, bitwaye iki? Wambabare ko hari ikintu nshaka gusaba. Nimba ufite amanite mu telefone yawe wambabare ukantiza, hari umuntu ushaka guhamagara. Mbese ni ibyo ngibyo. Yego. Kiramuhamagara. Urakoze. Bite ni Tina? Ko numva hangayitse se byagenze bite? Ibyo ndaza kubikubwira yewe turi kumwe. Umva waretse se tugahurira handi dusanzwe duhurira akaba ariho tubiganirira. Sawa ngaho hagendaje mu mutima gusanga. Sawa shanu utinde biko ko nta telefone mfite. Sawa ndaje. Abatebuka. Sha urakoze no kuri Imana ngumugisha. Uwo mugisha tuwusangire. Nose nakubwiye wambwira amazina yawe. Ngiye banyita Misesi. Ngiye nitwa Tina. Shanu kuri umwana mwiza pe. Kutagira telefone se umpaye nimero yawe koko nkazajya nkuvugisha. Nimero yanjye. Ubwo wakira merezi zawe nzakwihamagarira. Shamu no misi na telefone mfite. Ukino n'ubwo ugiye guhura na wa muntu wari uri guhamagara uze kuzira muri telefone uzikuremo. Ahubwo se we n'amahoro ko mbona hangayitse. Shani ibyo ndahangayitse ariko nibyo akanya gato biraza gushira. Okay. Ubwo byize ubwo biraza kumera neza. Sha. Sawa rero urakoze ubwo tuzavugana sibyo? Ariko yeri ni gute wifata ukavunika kandi dufite akazi kesha? Rega boss. Nanjye ntabwo nabishaka.
ariko gute utinyuka kumbwira gutyo kandi akazi kanjye kari gupfa ubwo nta soni? bose ibyambayeho nawe byakubaho. Ubu se utekereza ko ninjye wanze ubuzima bwanjye? Byambaho gute? Byambaho gute kandi nzi icyo nshaka? Ubu ni ukuvuga ko akazi gatangiye kukunanira. bose mbabarira, utanzicunga n'ukuri. Wakabaye wicunze n'ubu ngubu. Ubushize twavuganye kuri mission tugiye kujyamo, none ndebera unyiciye akazi ngo wavunitse. Ubwo si byo ni ibiki? Se iri bigenze bite mani ko mbonye bose sote yarakaye? Umukozi se n'umukoresha bagira buri ibyo bapfa cyane cyane muri aka kazi kabo. Tambwira ko babajwe no kwavunitse. Ibyo shasi byo bimubajije. Babajwe n'akazi ke. Ibaze ko ambwiye ngo kubera iki navunitse we. N'imyaka yose mumaranye mani. Abo bosi b'iki gihe noneho dusigaye dukorera ndumiwe koko. Nawe umenye ko muri kano kazi utemerewe kurwara. Akazi nta mikino kagira. Ibyo ni byabura mani. Ntituri abantu se, nagende gake bana. Bite Nino? Ni byiza Eli, amakuru se? Sha amakuru ni meza usibye ko ino minsi nakoze impanuka. Bavunika akaboko. Yo, Paul Desi. Wavunitse ryari se? Byambo se hari iminsi ishize. Ejo bundi duheruka kuvugana. Aho ushobora ikigome, ubu si kubera kitambwiye. Oh, I'm sorry shiri. Byandenzeho n'ukuri. Sha, ubwo rero ugomba kundangira aho utuye nkaza gusura umurwayi. Ibintu byo guhura mu kabari ntabwo mbishaka. Iby'icyo cyose bimeze bite? Sha ubwo nawe uraje rero ndakwiyana. Boye mbwira. Ni gahunda se cyangwa no kwimara stress? Sha kagakobwa twahuriye kuri Facebook gutyo. Ako nabirenze wamugana babanza ari kwimara stress. Boss nabyo biba bikenewe abantu. Desire ntuzongere kunyita boss. Yego boss. Nanone urongeye. Ako se Tesi. Kagakobwa ko kashize ngo karashaka kunsura ubu kazansubira he? Ko ndashaka kukazana hano. Ndakoze nawe. Mba nkutije geto yanjye ariko yanjye iraciriritse nyine nawe urabizi. Ndashaka kuzakajyana ahantu heza byatari hiyubashye. Kuko nakimiyeho. Umva w'ibyo ngibyo nubigire ikibazo turabyitaho. Ahubwo reka ajye kuzana amazi mu kande ukire vuba dusubire mu kazi kose. Siko bimeze? Naribi, nagira wowe n'ubundi. Shati nambwira ngo byagenze bite? Shapi, ubu ndi mu mazi abiri. Ibyanjye bindangiriyeho neza neza. Meze bite se? Kuva mu manura yapfa, bari abakobwa baranjyanga ku rwego ntabasha gusobanura. Mbere sinarinzi impamvu, ariko ubu ngubu namenye impamvu yabyo. Ngira ngo uteze yombi. Umunsi numvise ibiganiro byabo, bikuba birankuka. Tina, tuza. Tuza sibyo? Uyu munsi numvise ibiganiro byabo, ibikuba birankuka neza neza. Umva nabiyumviye. Nabiyumviye. Tina, tuza. Sibyo? Tuza. Please, tuza. Ngambwira. Byagenze bite? Shapi, uzi ko bari gupanga kunyica. Ngo nuko mfite uruhare 100% ku mitungo yabo. Shatina, iyo byaje mu mitungo n'amafaranga, ibintu biba byabaye urundi rwego. Ndumva bitoroshye pe. Ntacyo mfite cyo gukora. Ntaho mfite aho kujya. Nta n'uwo mfite aho gusanga. Ese Tina, ubundi wajya kubarega kuri polisi ukishinganisha. Ngo? Kuri polisi? Gusa kuri polisi nagiye mvuga ngo iki? Nta bimenyetso.
si ko bamindura umusazi ahubwo. cyangwa utangira uhangane nabo, uhangane na bariya bakobwa n'undi muri bo ntakurusha imbaraga. Yego nibyo nta kandusha imbaraga karimo pe, ariko se ubwo nabikorana bajya bantuka nanjye nkabatuka cyane rwose, rega muri bose n'undi ntawe ugukunze urimo. ako pi uzi ko ari byo. Ndumva nkeneye kwibohora, nkibohora buriya bucakara bw'aba ari abakobwa. Ugomba kwibohora, urumva n'ubundi muri bariya nta n'umwe ugukunze. Hanyuma utangire ushaka akazi, uzajya ku kazi, uve ku kazi uze wiryamire, ntawe muzahurira. Ako shapi iyo ntekereje amagambo yasize yavuze mama wacu, mba numva ntamuhemukira. Utamuhemukira se bariya bakobwa bo baragukunze? Shaka muri ibyo ngibyo utangire nawe wirwanirire. Kandi koko icyo nyine ni ukwisubiza agaciro nambuwe. Ahubwo shapi ni ukuri wakoze cyane pe kubw'inama zawe. Esha nta kibazo, ahubwo ukomeze kwihangana nawe. Naribagirwa wampaye za nimero naguhamagaje. Ubwo ni agatipi. Akana nibyo wana ni umukobwa. Hara. Oui. Wacanga hasi. Wari uri kuvugana nanjye se? Cyane ndimo ndavugisha wa mutipe. Ngo yaravunitse. Arambwiye ngo nzajye kumusura. Aba hehe? Cyane ngo maze ko buri araza kundangira tu. Ese kutambwiye ibintu by'imihuro mwumvishe mwagiyemo byagenze bite? Cyamba twaraganiriye. Byari byiza. Mva ni mwiza, ni muremure, ni boga. Muri make natakayemo. Ngaho ngo watakayemo mva misegera amatsiko yo kumureba. Ako nizere ko nawe yagukunze kuko ndumva waramukunze cyane. Sha urebye ukuntu bamuhamagaye akarakara. Ntabwo nashidikanya ko nawe atatakayemo. None se basi afite amafaranga? Ntabwo nigeze ndeba mu ikofi. Ariko bana ntabwo nkubajije ngo nakubwiye ngo ikofi nyine ngo warebye mu ikofi, ariko hari ukuntu ureba umuntu ukahita ubona asa n'amafaranga nyine. Umva ukuntu nari imeze sawa kugira ngo ibyengeze mbyitaho. Mba nari natwawe neza neza. Ariko buriya ndaza kubimenya maze kubona hatoshye. Aha. Courage, ndumva warashyushye, warashyuhagaye.